mu buhe buryo wowe tekereza nawe aho urushya hariho hose hanyuma wumvira ijambo ari iryawe. Ravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Yesu nashimwe cyane, nimuze ngo mwese, ntago bavuze ngo wowe runaka, wowe muyobozi, wowe ukuze, wowe umwana muto, oya bavuze ngo mwese. Bavuze mwese nawe ujye uhita wishyiramo ukuri urakomera. Niyo uhuye n'ibiguhungabanya nibijya bibura, nugire ngo abakijijwe abemeye kugenda nk'uko umwami Yesu, nugire ngo bajye bahura n'ibibagora, oya bahura nabyo, ariko kuko bemeye kugenda nk'uko abishaka, bemeye rya jambo ngo mwese abarushye, bakemera bakamusanga. Yesu nashimwe cyane. Abo bageze no mu bikomeye bibuka rya jambo ry'umwami Yesu, hanyuma icyo bakora niki, baravuga ngo umwami Yesu ndahari, ongera ungirire neza, oroshya umutima wanjye, ongera uvugane nanjye, ongera hano imbere ndeba hakomeye, ongera uharinganize nambuke neza. Kimwe cyane inshuti zacu, inshuti za Mpumuriza TV, nizere ko mwagize noheri nziza aho muri hirya no hino. Umwami Imana aduhana umugisha. Reka rero uyu munsi mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu cyo kwifurizanya amahoro, cyo kwifurizanya umwaka mushya muhire, cyo kwifurizanya ihumure, reka tubanze dusenge Imana yacu. Data mukunzi mwiza, Imana yacu ikomeye, Imana yo kwiringirwa, tuguhaye icyubahiro, tugushimiye ubuntu bwawe n'imbabazi zawe tugirira, tugushimiye ko waturinze uyu mwaka utangiye, twaba tugeze mwami ku mpera zawo. Kuba turiho ni wowe, tubeshejweho nawe, dukomezwa nawe, turindwa nawe mu ntambara twaciyemo zose kuva umwaka utangiye. Watubereye Imana, turagushimiye cyane, imitima yacu iguwe neza, abakiriho abagihumeka turavuga ngo ni wowe. Ishimwe n'icyubahiro bibi byawe mwami, ukomeze kugirira neza ubwoko bwawe aho buri hirya no hino, buri muntu wese mu ntambara acamo, mu makuba acamo, mu burwayi, mu kubabara, mwami ubane nawe kugira ngo amenye yuko ari wowe wamurinze kuva uyu mwaka utangiye, tukaba tugiye gutangira uwundi. Byose niwe tubikesha. Turagushimiye kandi turaguhimbaje kumva gusenga kwacu, ni mu izina rya Yesu, amen, amen. Yesu nashimwe cyane bakundwa. Nongeye kunezererwa Imana uyu munsi mwiza Imana yaduhaye. Ni umunsi w'umucyo, harakeye pe, harasa neza. Turashima Imana yuko turi amahoro, kuba twaragize ibihe byiza muri noheri. Namwe nizeye ko mwagize ibihe byiza aho muherereye hirya no hino, muri kumwe n'abanyu, inshuti zanyu, abavandimwe. Byose ni Imana yabikoze, turayishimiye cyane. Abari kwa muganga rero mwese turabifuriza ihumure ry'Imana. Turasaba ngo Nyagasana basange, abahumurize, abuzuze umunezero udasanzwe, kuko ni Imana izana umunezero, kandi ibitera umubabaro bigihari birahari pe, nta naho tuzabihungira. Ariko uko dufite Imana yo kwiringirwa, Imana nziza, niyo mpamvu tuvuga ngo Imana yacu y'amahoro ibasanga aho muri kwa muganga, aho muryamye, waba ufite umurwaza, waba udafite umurwaza, ariko dufite Imana idusanga ikatwuzuza umunezero. Rero turasenze mu izina rya Yesu ngo Imana ibasanga aho muri mu bitaro ibyo ari byo byose. Imana yacu ni iya kure kandi ni iya bugufi, ni Imana igera aho tutagera. Aho tutagera rero turasenga ngo Imana yo kwizerwa ibasange kandi buzuze ihumure. Erega Imana hari igihe iba yabyemeye, hari igihe ibizi yuko aho hantu muri buhagendane kandi ukayibona. Ukuboko kwayo rero nakujya gutinda, nta nubwo ari kugufi ngo kubure kugera aho uri. Abarwariye mu ngo zabo rero namwe turabasengeye kugira ngo Imana yacu basange naho itagera, naho wafunga imiryango yose ugafunga, nta kuntu itahagera. Rero ibasange mu ngo zanyu aho muri, ibakize uburwayi waba urwaye bwose, ntago bunanira Imana. Imana yacu irashoboye, Imana yacu nirubasha, Imana yacu izi byose. Bya bindi udashobora kubwira muganga, Imana irabizi. Bya bindi utabwira uwo mwashakanye, bya bindi utabwira umwana wawe cyangwa se umwana watakubwira, Imana yacu irabizi. Rero turasenze ngo Imana ibasange aho muri, ibagirire neza, mubone gutabarwa nayo. Abari mu nzu z'imbohe, n'ukuri turabifuriza ihumure ry'Imana. Ni Imana yagufungura, ni Imana yagukura muri ubwo buroko. Nta wundi umuntu yavuga, abantu bahaguruka, yewe banatanga na ruswa bikagenda gute, ariko bikanga. Ariko iyo Imana yahagurutse kukuburanira, irakuburanira bikagenda neza. Rero abari mu nzu z'imbohe turabasengeye ngo amahoro y'Imana bane namwe, ihumure ry'Uwiteka ribane nawe. Waba wararenganye, waba warazize ukuri, n'ukuri aho uri hose, pfa kwemerera Imana
ikagendera umutima wawe. Oroshya umutima wawe, Imana iziwugenderere, hanyuma twinjire mu wundi mwaka ufite ihumure ry'Uwiteka. Ibitubabaza ni byinshi, ibituremerera ni byinshi, ibitubuza amahoro ni byinshi, ariko emerera Imana. Oroshya umutima wawe, oroshya ibitekerezo byawe. Waba urengana, ni Imana yakurenganura. Waba warazize ukuri, ni Imana yakurenganura ukababarirwa. Iyo usabye imbabazi, Imana irakubabarira. Rero reka muri byose, muri izo ntambara urimo gucamo, reka nkubwire ngo humura, haracyari ibyiringiro. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo naho igiti cyatemwe, ngo ariko ngo iyo cyumvise amazi ngo kirongera kigashibuka. Haleluya. Rero ndagira ngo ubwire ngo nawe nubwo uri muri ibyo bibazo, nubwo uri muri izo ntambara, ndagira ngo ubwire ngo humura, haracyari ibyiringiro, uracyahumeka. Ubwo se urumva udafite ibyiringiro? Hari abamaze gupfa, hari abagiye rusororo, hari n'abandi bagiye kujyayo mu kanya, ariko wowe kuba ugihumeka hari ibyiringiro. Niyo muganga yaba yakubwiye ngo byararangiye, nubwo yaba yakubwiye ngo umva itahira ujye mu rugo rwawe utegereze, ndagira ngo ubwire ngo kuva ugihumeka hari ibyiringiro. Imana yacu ntabwo iginanirwa. Njya numva bavuga ngo na nyuma ya zero, na nyuma hahandi abaganga bavuze bati byarangiye nimutware yewe. Imana igizura n'abapfuye. Yesu nashimwe cyane. Rero nutakaza ibyiringiro, nuvuge ngo ngewe baransezereye, ngo ngewe abaganga bavuze barya. Abantu baravuga, twese se nituvuga, ariko tega ugutwi wumva icyo Imana ikubwira. Mu kubabara, mu kugeragezwa, hari igihe tutumva ijwi ry'Imana kubera umubabaro mwinshi cyane uba uri mu mitima yacu. Ariko gerageza gutuza. Naho wavuza induru, naho wakwiheba bihagije, ntacyo wenda guhinduraho. Ariko nugira ituze, saba Imana uti Imana ndagusaba umituze. Muri uku kubabara nazi aho byaturutse, muri uku kugeragezwa, muri iki kibazo kindemereye gitya, nta wundi nyeneye ni wowe. Imana yo mu ijuru iraza igakora. Niyo waba ufite umurwaza, wa wundi ufite byose byose byose, ariko udafite Imana hari ikintu kiba kibura. Yesu nashimwe cyane. Ariko muri ibyo bihe urimo gucamo, waba uri wenyine kwa muganga, ndagira ngo ubwire ngo hari Imana ku ruhande rwawe. Wowe yongorere, yibwira uti data ndahari, data ndi jyenyine. Muribuka wa wundi wari ku kidendezi, ese nuzi ko byamugendekeye? Yesu yaciyeho, aramubaza ngo mbese urashaka gukira? Atangira gusobanura ukuntu abandi bakira. Oya, noneho uyu munsi wowe wisobanura, wireba abandi bari ku ruhande ukuntu bameze, wireba bamaze gukira basezerewe. Oya, ahubwo ubwira Imana uti Imana nanjye ndahari, nanjye wangenderera, nanjye hari icyo wavugana nanjye wambwira ngo nimaguruke nawe. Imana irabishoboye. Yesu nashimwe cyane. Abarwaza aho muri turabasaba kugira ngo gerageza kurwaza uwo muntu neza. Ese wari uzi kurwaza umuntu neza ko ari umuti? Wamubwira amagambo yururutse umutima gusa umuntu agakira. Rero tugerageze kwegera abababaye, tugerageze kwegera abarushye n'abaremerewe, abagize ibyago mu buryo butandukanye. Abo bose bakeneye ihumure. Rero kuri Mumuriza turababwiye ngo nimwakire ihumure ry'Uwiteka, niryo ryatugirira neza, niryo ryatuma dukomeza uwundi mwaka. Ariko iyo wimukanye agahinda n'umubabaro, n'uwundi mwaka uwutangira nabi. Ariko nitwemerera Imana, tukimukana umunezero, tukimukana ihumure ry'Imana. Muri byose Imana ishoboye byose. Haleluya. Imana yacu irashoboye. Na hahandi ababyeyi bagutaye, na hahandi inshuti zakuvuyeho, na hahandi babandi wabonaga bakuzengurutse bafite amafaranga ukabona barakuretse, ndagira ngo ubwire ngo Imana ntabwo izigera itureka. Niyo byagenda bite, Imana yacu iri kumwe natwe. Yesu nashimwe cyane. Nongeye kubakira rero, mbifuriza ihumure ry'Imana yacu, kuko twese niyo itubeshejeho. Tutayifite n'ukuri, niyo waba ufite amafaranga, niyo waba ufite ubutunzi bungana bute, ntacyo bwakugezaho. Niyo waba ufite inshuti cyangwa se abavandimwe bafite byose, ni ukuri udafite Imana nta na kimwe wageraho. Wabura umunezero mu mutima wawe. Umunezero ni utuma tubaho, tukarushaho kubaho. Ufite amafaranga yego, ariko mu gihe utayafite, akira uwo munezero w'Uwiteka. Amafaranga ntabwo azana umunezero, ahubwo amafaranga arunganira. Yesu nashimwe cyane. Rero mwakira ihumure ry'Uwiteka. Reka dusomere ijambo rigufi, hanyuma mwifurize ihumure ry'Imana muri ibyo bibazo urimo gucamo. Turasoma mu cyanditswe kiri muri Matayo ibice 11 umurongo wa 28. Haravuga ngo mwese abarushye. Yesu nashimwe cyane. Aka konyine karanshimisha. Iyo Yesu yavuze ngo mwese abarushye, mwese bivuze ngo wowe nanjye, nuwikuremo utavuga ariko se ngo buriya nanjye ndimo. Oya, nawe urimo, kuko bavuze mwese abarushye n'abaremerewe. Ese wawe urushye mu buhe buryo? Mu buryo bwo mu mwuka, mu buryo bufatika bw'umubiri, bw'amafaranga n'ibindi nk'ibyo?
mu buryo bw'imibereho, ese waba urushye mu buryo bw'uburwayi, ese waba urushye mu buhe buryo? Wowe tekereza nawe aho urushye aho ariho hose, hanyuma wumvire ijambo ari iryawe. Iravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Yesu nashimwe cyane. Nimuze, ngo mwese, ntago bavuze ngo wowe runaka, wowe muyobozi, wowe ukuze, wowe umwana muto, oya, bavuze ngo mwese. Iyo bavuze mwese nawe ujye uhita wishyiramo. Njyewe yavuze mwese mpita numva nanjye ndimo, mpita numva iryo jambo ari iryanjye, nkahita ndeba ese wowe urushye, jyewe nka Goreti ndarushye mu buhe buryo, nkahita ndeba inguni indemereye, nkavuga ngo mwami Yesu nanjye ndaje, kuko utarobanuye ku butoni, kuko utavuze ngo runaka kanaka we ngwino wize uyu munsi, nanjye ndaje. Yesu nashimwe cyane. Nyine bavuze ngo mwese, ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange. Ese wakwemera uyu mwaka ugiye gutangira tugasanga umwami Yesu? Wakwemera? Niyo waba wowe udakijijwe urimo kudukurikira, ndakwinginze ngo emerere umwami Yesu uyu mwaka ugiye gutangira 2024, reka twemerere Imana. Wowe urushye, ibyo ari byo byose, hari ahantu urushye, hari ahantu babaye, hari ahantu uremerewe, ndakwinginze ngo reka twinjirane muri uyu mwaka ugiye gutangira n'ihumure, wumve ko Yesu yavuze ngo wowe urushye, mwese abarushye nimuze munsange ngo ndabaruhura. Yesu mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho. Ese wakwemera ukaba umugaragu w'Uwiteka? Ariko kuba umugaragu w'Uwiteka, kuba umugaragu w'umuntu ukomeye, tujya tuba dukorera abantu. Mwese mufite abafite akazi aho mukorera, hari abayobozi mukorana nabo. Yesu nashimwe cyane. Murabagandukira mukabakorera neza, siko bimeze? Ariko noneho Yesu waratubwira ngo mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho. Haleluya! Abisi ntago twabigiraho. Uwo muyobozi wawe wamwigiraho, yego, akakwigisha gukora, ukamenya, ukagira experience, ariko hari ibindi tutamwigiraho. Ese ingeso ze zimeze gute? Ese imyitwarire imeze ite? Tujye tubona abo dutekereza ko twakwigiraho, nyuma ugasanga hari ibintu akora ukumva utamwigiraho. Ariko ahangaha Yesu aravuze ngo mwemere munyigireho. Mbese wowe emera uyu mwaka ugiye gutangira, wemerere umwami Yesu, hanyuma umwigireho. Azakubera umuyobozi mwiza, umujyanama mwiza, umujyanama utayobya, ukugira inama nk'uko bisabwa. Yesu nashimwe cyane. Wari wayoboza umuntu ahantu ujya akakubwira ngo imbere ahangaho, noneho ukibaza se imbere ahangaho ndamenya nca mu yihe nzira, ndaca ibumoso, ndaca iburyo, bikakuyobera. Ariko we ntabwo ayobya, arakuyobora neza cyane. Yesu nashimwe cyane. Rero reka tumwigireho. Yesu nashimwe ngo mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. Yesu nashimwe cyane. Hari abagwaneza tuya tubona, ariko y'umukorozeho gato mu mutima biranga daka gusimbukana. Ariko ngo ni umugwaneza kandi aroroheje mu mutima. Bivuga ngo niyo waba uri umuntu ukomeye bimeze bite, ufite ibikuremereye bingana bite, wa wundi woroheje mu mutima arakwakira, kuko mu mutima we uri soft, umutima uroroshye, uraza nawe ujyemo akwakira. Tuya tubona abantu bakijwe ngo ngo nuriya muntu yarakijijwe. Kubera iki? Hari ibyo umuziho nyuma, mbere atarakizwa hari uko umuzi, ariko noneho amaze gukizwa yahuye n'umwami Yesu ufite woroshye mu mutima. Yesu nashimwe cyane. W'umugwaneza ngo namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Bivuga ngo nuza ukusa kose ukamwemerera ukamwigiraho, nawe uzabona koroha mu mutima wawe, nawe uzabona ihumure, uzabona inkomezi, uzumva uryohewe, uzaryoherwa n'ubuzima. Bakundwa, amafaranga hanze ntabwo atangwa kuryoherwa. Uraryoherwa mu isi kugenda ukabyina, ukarya, ugasohoka, ukagenda mu mahanga, ariko ntabwo bizana umunezero w'Iteka, ntabwo bizana ihumure ry'Iteka. Kuko nigeze ugakubitwa n'ikintu bavuga utayiwe noneho ndajyayo. Ariko iyo wemeye kugenda mu kirenge cy'umwami Yesu, ndakubwiza ukuri urakomera. Niyo uhuye n'ibiguhungabanya nibijya bibura. Nugira ngo abakijijwe abemeye kugenda nk'uko umwami Yesu, nugira ngo bajye bahura n'ibibagora, oya, bahura nabyo. Ariko kuko bemeye kugenda nk'uko abishaka, bemeye rya jambo ngo mwese abarushye, bakemera bakamusanga. Yesu nashimwe cyane. Abo bageze no mu bikomeye bibuka rya jambo ry'umwami Yesu, hanyuma icyo bakora n'iki? Baravuga ngo umwami Yesu ndahari, ongera ungirire neza, oroshya umutima wanjye, ongera uvugane nanjye, ongera hano imbere ndeba hakomeye, ongera uharinganize nambuke neza. Yesu nashimwe cyane. Nugire ngo abemera abagenda nk'uko umwami ashaka, nugire ngo nta bibazo bahura nabyo, nugire ngo nibarwara, nugire ngo nibakena. Bijya bibaho, ariko n'iby'igihe gito, kuko mu mutima wawe iyo hanyuzwe
n'ibindi byose bigenda neza. Ikitugora ni iki? Ni ukuremererwa mu mutima. Reka rero mbifurize amahoro y'Imana muri uyu mwaka dutangiye. Ndabifuriza ihumure. Yesu nashimwe cyane, akira ihumure ry'Imana. Kristo aravuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe. Rero niba urushye mu buryo ubwo ari bwo bwose, yaba ari uburwayi, yaba ari ukubabazwa kuhe, yaba ari indwara z'abadayimoni, yaba ari indwara z'umubiri, uko waba urwaye uko ariko kose, nje kukubwira ngo umwami Yesu aravuze ngo wowe urushye kandi uremerewe, ngwino unsange ndakuruhura. Yesu nashimwe cyane. Bivuga ngo ntabwo yahisemo abarebare cyangwa abagufi. Oya, hari abajye wumva umuntu akavuga ngo ngo se nanjye najya gusengera kuri iriya eglise kubera iki? Ngo yajyayo abakire. Oya, reka nkubwire, umwami Yesu ntabwo hajyayo abakire gusa. Twese yavuze ngo twese, ntabwo yavuze ngo abafite amafaranga cyangwa abatayafite. Yavuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe. Niba urushye ukomeye, wowe ngwino. Niba urushye woroheje, ngwino. Umwami Yesu aragutegereje kandi amaboko ye ngahora ateze yuko umugarukira. Wowe hindukira gusa umwemere uti Yesu ndakwemereye, ngwine tubigenane. Muri uyu mwaka ugiye gutangira, ndabifuriza ihumure, ndabifuriza amahoro y'Imana. Yesu nashimwe cyane. Reka dusengane hanyuma mbwire data ngo data, uyu mwaka wa 2024 utangiye, turakwakiriye kugira ngo ugendane natwe, turakwakiriye kugira ngo tubone ihumure mu barwayi, mu bababaye, mu barushye, ingeri zose. Turasenze ngo umwami Imana gusange, waba uri kwa muganga, waba uri mu rugo rwawe, aho waba uri hose, waba ufite umurwaza, hari n'abadafite abarwaza, waba umufite, ariko tugiye gusaba Imana ngo Mana genderera buri muntu wese, hanyuma wowe gusa icyawe ni ukumwakira, ni ukumwemerera ukabyatura. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma Yesu akaza agatwarira muri wowe, hanyuma uzagaruka ikindi gihe gushima Imana uvuga ngo Imana yabanye nanjye muri uyu mwaka, nabonye ihumure. Yesu nashimwe cyane. Reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye cyane, tuguhaye icyubahiro kuri wo kwiringirwa. Ijambo ryawe ratubwiye ngo mwese abarushye n'abaremerewe. Mwami, abarushye ni benshi, abaremerewe ni benshi hirya no hino. Turasenze mu izina rya Yesu ngo buri muntu wese umusange, uwumva rino jambo mwami, reka rimubere inkomezi, reka rimukomereze umutima, reka rimukomereze ubugingo, yongere yumve yuko hari ihumure, yongere yumve yuko muri Kristo hari byose, yaza akakira ihumure, yaza akaruhuka. Kandi twagiye tubona ibikora, twagiye tubona ubatura, twagiye tubona uhindura. Reka n'abari bwumve bose iki kiganiro bahite bumva yuko bakiriye ihumure muri bo, kandi mwami ikiganza cyawe kibagereho. Abarwayi kwa muganga n'abari mu ngo zabo, abari muri prison, aho hose mwami ubasange, ubakoreho, bose babone ikiganza cyawe gikiza. Turagushimiye mwami kuko utajya utinda guseruka, aho umuntu aguhamagariye urabyumva ugakora. Rero tuguhaye icyubahiro, kandi gukora kwa gukomeze kuganze kuri twe twese mwami. Abo uzashima ko bambuka uyu mwaka bajya mu wundi, data uzagendane natwe, uzatugirire neza. Kandi nabo uruhura mwami, reka nabo baruhukire mu kiganza cyiza, bazabona iherezo ryiza. Ibyo twese nibyo twifuza, kuzabona iherezo ryiza ry'ubu bugingo. Turagushimiye kumva gusenga kwacu, byose ni mu izina rya Yesu dusenga twiringiye kubyumvise. Amen, amen.